amaze kuza ku murenge nsanga yasize amafaranga 5,000 rero kuva ubwo ntiyongera kuduha ndi kandi 5,000 ntabwo aricyo cyatunga umwana watangiye kuba. Ni ikibazo rero uyu mama agomeza agaragaza utuye mu kagari ka Nyarutarama mu murenge wa Byumba akarere ka Gicumbi aho bahita mu gace k'Inyande. Avuga ko rero yatewe inda n'umugabo cyangwa uwo bari bakundanye mu bihe byagiye bitambuka, ariko akaza kugira ikibazo ko amwizeza urukundo ko atazigera amuhemukira, ariko yaje kumutera inda ayibaruka uyu mwana ufite amezi agera mu 9. Avuga ko rero uyu mumama ntabwo yishoboye kuko uyu mugabo yamuteye inamubwira ko bazabyumvikanaho byose ko azamuha indezo, ariko kuri ubu ngubu bavuga ko indezo yahawe ari amafaranga 1,500 y'u Rwanda, nabwo ayajyanye ku murenge wa Byumba. Uyu mumama rero kuva icyo gihe yajya kureba amafaranga 5,000 y'indezo, umwana afite amezi agera muri 2, kugeza ubu ngubu nta yandi mafaranga yari yahabwa. Akavuga ati rero aratabaza kuba papa w'umwana atarera kandi nawe nta bufasha bundi abona, yarafashwaga ngo na VUP, ariko kubera ko nyine afite umwana akabura uko yabigenza. Akaba avuga ati rero ndasaba ko papa w'umwana yakita ku mwana nanjye nkabona igitunga uyu mwana. Avuga ko rero mu kiganiro twagiranye avuga ko yameseraga ababosi mu mujyi, ubwo ni mu mujyi hano wa Byumba, ariko ngo ntago akibona uburyo abamesera kubera ko uyu mwana n'ubundi yanduza ibyo yameshe. Akaba avuga ati rero uyu mugabo yamfasha, akavuga ko umugabo atuye mu mudugudu ngo wa Gatete. Akaba avuga ati rero yamfasha cyangwa abayobozi bakamfasha bakamunyumvishiriza ko ashobora kumpa indezo y'umwana. Nguko rero agomeza bisobanura mu magambo yavuga ati rwose ndashaka indezo y'umwana. Ikibazo yuko nabyaranye n'umugabo akandikisha umwana, ariko yamara kumwandikisha umwana akaba yicwa n'inzara, kandi afite papa we yagagombye kumfasha nka mama we tukita ku mwana nk'uko bisanzwe. Ngewe nabashaga kurera umwana nkigikora mu muhanda wa VUP, none byarahagaze. None nanjye rero ntabwo nkibasha kurera umwana, njya mvuye hanze yuko mbwiye umuntu ngo umwana araburaye. None papa wiwe afite akazi. Akora iki? Ni umufundi. None umwana ngo yaramwandikishije, ariko ya mafaranga afasha umwana indezo ntayajya guha. Nta niyo yigeza kuguha se nige na kimwe? Yayamaye icyo gihe ndi kuregera ifishi y'umwana n'ikarita y'umwana, nabuze uko muvuza kandi njye yabyitangiriye inkoresheje ubuyobozi. Yaje ku murenge, nuko amaze kuza ku murenge nsanga yasize amafaranga 5,000 rero kuva ubwo ntiyongera kuduha ndi kandi 5,000 ntabwo aricyo cyatunga umwana watangiye kurya. Umwana afite imyaka ingahe? Nta mwaka aragira, afite amezi 10. Papa we yamufashije afite nk'imyaka ingahe umunsi umwe? Yamufashije afite amezi 9. Uyu mumama rero agomeza avuga ati rwose yamfashije amba icyo 5,000 kugeza na n'ubu ngubu ntabwo yari yamba andi mafaranga, kandi nawe ubuzima bwe nyine akavuga ko ari ntaho yikora, kuko avuga ko amesera ababosi mu mujyi wa Byumba, ariko nawe ntibamukimuha akazi kubera ko umwana we nyine umwana we yanduza ibyo yarangije gukora. Urumva ko ni ikibazo. Avuga ati rwose mbonye kundu bambwirira uwo mugabo cyangwa umugabo akanyumva akampa indezo y'umwana nkarushaho kurera umwana wanjye neza nk'uko namwibarutse. Ni ikibazo rero gihangayikishije uyu mumama mureba hano kuri video dufite. Arashaka indezo y'umwana kuko umugabo we nyine avuga ko yishoboye kuko ni n'umwubatsi, ariko uyu mumama agomeza avuga ati we nta kazi abona kubera ko nyine afite umwana mutoya. Agomeza avuga ati rero n'ubuzima bwe ntabwo bufite amafaranga. None wowe ubuzima bwawe ubayeho ute?
ntako mbaye ubu nakoreraga abakire mu mujyi nkajya kubafurira none sinkibona akazi kubera umwana atuma utabona kuntu wagakora. uyu mwana arakambakamba akanduza imyenda y'abakire kandi papa wiwe afite ubushobozi nge yamfasha. None urasaba iki? nshaka indezo byibura akajya namuha n'iyo fu y'igikoma ifasha abere. None icyo kibazo wigeze na mituweli na mituweli ntabwo ajya ayiguha? ntabwo ayiduha, n'iyo aduha ni njye wayiguriye mfashishijwe n'undi muntu nk'uko nawe ubwawe wafasha. None se papa w'umwana iyo ubimuganirije akubwira ngo ikiwe? yarambwiye ngo ndi umusazi, ariko n'umusazi arasara akagwa ku ijambo bamufasha bamurwazagwaza. Ni gute yaryamanye n'umusazi akarindamubyarira? nicyo muzakimubaze rwose. Papa w'umwana wawe yitwa nde? yitwa Nizeyimana Enoki. Abarizwa mu mudugudu cyangwa mu kahe kagari cyangwa mu murenge? abarizwa mu mudugudu wa Gatete, akagari ka Nyamabuye, umurenge wa Byumba. None se mwahuriye hehe? Mwari inshuti cyangwa? twari inshuti. paruwasi yenda kudusezeranya anca inyuma ajya gushaka undi mugore. mu gihe rero yabashije gushaka undi mugore, itegeko rivuga ko agomba gutanga indezo y'umwana, byibura umwana akagira aho abarizwa. yazaga Nyande, abantu bose baramubonye, n'umwana wanjye mukuru aramuzi. yazaga kunsura Nyande. None se nyuma yaguteye inda mutabana yajyaga aza kukureba? yazaga kundeba ku manywa ariko ntabwo yararaga. None se iyo umuhamagaye nta kintu akubwira? nambaye se ayikuraho telefone nawe umuzicishijeho wasanga itariho, ariko mbere nyine bwo ataranera inda bwo nazicishagamo rwose. mwatira n'umuntu bita Myasa rwose akaniza amayinite, nawe ubwawe wayaniza. None ubwo se umwana kugira ngo umugaburire birakugora? birangwa n'ubu yabwiriwe agiye kuburara. Niki wasaba papa w'umwana? namusaba bwa mbere ubuzima bw'umwana yo mituweli, nkakurikizaho umwambaro n'ifu y'igikoma. ibyo birahagije. None se ubu ngubu papa ndimurongera guhura n'umunsi n'umwe? yewe yambwira ngo ndi umusazi ntabwo aragaruka, ariko mbere n'ikimubyara umwana yaragejeje nk'amezi 4, araza aradusura adusigira amafaranga 1000. amafaranga 1000 se yatunga umwana watangiye kurya, dore ko ari kugenda kanarwaragurika. n'ubwo mbaza abaturage ngo bimeze gute na gute na gute. harya watubwiye ko utuye mu mudugudu? umudugudu wa Nyamiyaga, akagari Nyarutarama, umurenge wa Byumba. none urifuza ko yamenya uko umwana abayeho, akamenya indezo y'umwana? uwo mugabo wawe se papa w'uyu mwana tureba yaba we abarizwa mu wuhe mudugudu cyangwa we yaba atuye agana he? atuye mu mudugudu wa Gatete. ubwo mu mudugudu wa Gatete ntihatuye. none urifuza iki rero? ndifuza mituweli y'umwana n'ifu y'igikoma n'imyambaro, dore iyo namuguriye murabyumviye rero ko ubuzima bwe nawe ubwe ntaho buhagaze, ariko akaba ashaka indezo ifasha uyu mwana. akaba avuga ko papa we nyine nawe ari umwubatsi, yagakwiye kumuha igitunga umwana. agomeza anavuga ati rero imyambaro dore namuguriye nayo imaze gusaza yaracitse, ibyo kurya ntaho mwigeze kumva ko anavuga ko umwana w'uruhinja arimo aburara. ese iki kibazo cy'uyu mumama kizakorwaho iki kugira ngo uriya mugabo yumve ko yatanga indezo y'umwana, ariko atongeye gutanga amafaranga 500, kuko 500 ntago yabona icyo akimaza?
umumama rero agomeza agaragaza agahinda ke ko ashaka indezo y'umwana yamufasha nyine kugira ngo abone igitunga uyu mwana. Ndakomeza kubibutsa rero uyu mumama atuye mu kagari ka Nyarutarama, aho ni mu murenge wa Byumba, aho mu karere ka Gicumbi, ahantu bakunda kwita i Nyande niho atuye, niho ubuzima bwe nyine buri, niho abarizwa. Ariko se uyu mugabo ni gute adatanga indezo y'umwana kugira ngo iki kibondo cye kigomeze kibeho neza? Iki kibazo tuzakomeza tugikurikirane turebe icyo ubuyobozi buzagitangazaho. Njyewe amazina yanjye nitwa Timos ku Mucyo, turabakunda.